Reka ntangire nshimira mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi mutwereka ko mushyigikira ibikorwa byacu, imbaraga muduha n'urukundo mutwereka byose turabibona kandi tubiha agaciro. Bibutsa ko iyi channel ari izajya icaho ibiganiro bijyanye n'imyidagaduro. Twebwe tubarizwa mu isi y'imyidagaduro, si ibiganiro bya politiki cyangwa se ibindi. Isi yacu ni isi y'imyidagaduro. Ndashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe, kandi mbwira n'abandi batarayikora ko bayikora, mu gihe ugaragaza ko dufitiye urukundo kuri iki biganiro byacu, nawe wakora subscribe, ubundi tukajya tugendana tugakomezanya umunsi ku munsi. Kuba umutinganyi cyangwa kuryamana kw'abahuje ibitsina ni ibintu byadutse muri ino minsi, cyane cyane usanga mu byamamare ho biba biri ku rundi rwego, aho usanga nk'abasitari bavuga ko bagiye batetwa n'abandi bantu bahuje ibitsina, ariko akenshi nyine usanga bavuga ko nyine babatetaga ariko bakabyanga. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Sempungu Eric, niyo umuntu wamenyekanye bwa mbere mu Rwanda ko ari umutinganyi. Gusa n'ubu yamenyekanye muri iki gihe ubwo yabaga muri Amerika, ahubwo yajyaga agaragaza amafoto ari kumwe n'abagabo b'abazungu, ubwo nyine bikumvikana wenda ko baba baryamana nabo. Ntabwo byari byakageze mu Rwanda cyane icyo gihe, gusa muri ino minsi nabwo ari mu Rwanda. Yavuye muri Amerika, ariko n'ubundi butinganyi bwo mu Rwanda bwo bumaze nyine gufata indi ntera, nawe yaraje nyine ashyiramo ake. Ubu ngubu abahungu benshi usigaye bagaragara bari kumwe nabo, ubwo nabo bahita bafatwa nabo nk'abatinganyi. Ntabwo biba byakamenyekanye neza kuko nimba ari byo, gusa ariko nawe nyine ni icyo gice nyine asigaye abarizwamo. Urumva n'ukuza ari muri entertainment. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Twahirwa Moses, umufashion design ukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ko ntitwakibagirwa ko ikipe ya Sudani iherutse kujya mu mikino ya Olympique ariwe wayambitse. Ni umuntu ukomeye cyane hano mu Rwanda, kuko ni nawe wambika abayobozi bakomeye bamwe na bamwe bo mu Rwanda. Afite inzu y'imideri izwi ku izina rya Motion, gusa nawe ari mu batinganyi bakomeye hano mu Rwanda, bitewe byatangiye ari amashusho, ari amafoto agenda yifata yambaye ubusa akayashyira hanze, biza kurangira hagaragaye amashusho arimo aryamana n'umugabo mugenzi we. Gusa ari mu kwisobanura yavuze ko ari filime yarimo arakina, kandi ibyo bitanabereye mu Rwanda, byabereye muri Butaliyani. Nibyo urebye ku bijyanye na Motion, turi ku mwanya wa gatatu turasangaho Albina. Ni umukobwa ugiye kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, biza kurangira nyuma yaho habaye n'umunyamakuru kuri Flash TV, abantu bajyaga bakurikira ikiganiro cyo ku mugoroba. Nawe byaje kurangira rero nyine yigiye hanze, birangira agiye gukina filime z'urukozasoni nyine. Sine birangira nawe byakina harimo lesbienne cyangwa se ubutinganyi nyine ku bakobwa baryamana bahuje ibitsina. Tujye ku mwanya wa kane, ni umunyamakuru wa Isibo, akaba n'icyamamare kuko amaze kumenyekana cyane mu yanditse izina. Azwi cyane kuri YouTube no kuri Instagram, kuko niho hantu akunda kunyuza ibiganiro bye. Akaba ari n'umunyamakuru wa Isibo bamwita Jihad. Abantu benshi bamushinja kuba ari umutinganyi bitewe n'ukuntu n'imyitwarire ye igendanye na taye ye n'ibyo abavuga, byose bigatuma abantu bahamya ko ari umutinganyi. Gusa mu by'ukuri we ntabwo abyemera, ntabwo ajya yemera ko ari umutinganyi, nubwo avuga ko yubaha abatinganyi. Gusa usanga hari benshi bagenda bamushinja ko yagiye abatwarira aba boyfriend, abakobwa bamwe baza bakavuga ko Jihad yabatwariye aba boyfriend. Wa gatanu tubasangaho DJ Brian. Uyu nawe bitewe n'imyambarire ye, ukuntu agaragara, bitewe no kuko kumubona mu ikanzu mbere byabaga bigoye, byatumye abantu benshi batangira kumushinja ko nawe yaba ari umutinganyi aryamana n'abo bahuje ibitsina. Gusa akabihakana, anavuga ko yavukiye mu muryango wa Gikristo, ibyo bintu atabyikoze. Gusa nawe ahamya ko yubaha abatinganyi. Ariko byaje guhuka nyuma yaho yaje kugaragara ari kubyinana cyangwa se kubyinisha umukobwa mugenzi we, akavidewo kaza kujya hanze
abantu bahise bemeza nyine, bamwe bahita bemeza ko DJ Brian nawe yaba ari umutinganyi, cyane ko yavuze ko yatanakunda abakobwa, yikundira abahungu nyine. Ibyo akaba ari byo benshi bagenderaho bamushinja ubutinganyi. Gusa mu minsi yashize nabwo yagwigeze kubihamya, avuga ko DJ Brian ari umutinganyi, aryama n'abakobwa bagenzi be. Ku mwanya wa 6 turasangaho umuhanzi Ariel Ways. Uyu muhanzikazi kubera imyitwarire ye ndetse n'imyambarire nabyo bishingirwaho bavuga ko ari umutinganyi. Muri 2020 ubwo yaganiraga na Yago TV show, yavuze ko abamutekerezaho ibyo byose bafite imitekerereze iri hasi. Gusa mu ndirimbo ze nk'indirimbo yitwa Lose You yakoranye na Babu, yatumye abantu bemeza ko ari umutinganyi neza, kuko aba ari kuririmbira umukobwa mugenzi we. No mu ndirimbo ye yitwa 10 Days niko byose biba bimeze nyine, usanga ari aririmba tubwiye zimeze nk'ubwira umukobwa mugenzi we, no mu mashusho bagaragara. Zoe mu kwisobanura yavuze ko ubuhanzi bwe budafite imbibi, kuko ibishoboka byose ashobora kubikora kugira ngo abashe kuba yatera imbere nyine mu muziki we. Nyuma ku mwanya wa 7 turasangaho umuhanzi Babu n'umuhanzikazi nako. Gusa nyine niyo umurebye n'ubundi abasanga abahungu, cyane ko akunda kwiyambara imyenda y'abahungu, kwitwara nk'abahungu, nta n'ibirungo ajya yitera. Gusa nyine benshi umurebye gusa nawe tubona ko ari umuhungu, nuko nyine ngo ni umukobwa. Ibyo bituma abantu benshi nyine bashingiraho bamwita ko ari umutinganyi. Akunda gukoresha mu mashusho y'indirimbo usanga akoresha abakobwa, ugasanga ameze nk'aho ari umuhungu uri kubabyinisha. Byinshi nyine bituma abantu benshi bavuga ko ari umutinganyi, n'ibyo bashingiraho. Mu mwanya wa 8 tuhasangaho DJ Sonia, umwe mu ba DJ kazi bagezweho kandi bakunzwe cyane hano mu Rwanda. DJ Sonia kumushinja ubutinganyi bashingira ku mashusho akunda kugaragara asa nk'ubyinisha abakobwa. Nawe nyine kesi ni imwe, no gusanga nyine abyinisha abakobwa, benshi nyine bakabishingiraho cyangwa se ari kubyinisha abantu. Urebye hano nk'ino foto urabona ko ari kubyinisha Semuhungu, ameze nk'aho ari we muhungu, Semuhungu ari umukobwa. Nibyo abantu benshi bashingiraho bavuga ko DJ Sonia nawe ashobora kuba ari umutinganyi, nawe akisanga kuri iyo liste gutyo nyine. Nimero ya 9 ku bantu bashinzwe ubutinganyi cyangwa ku byamamare bishinzwe ubutinganyi hano mu Rwanda, umugabo bita Dumba. Uyu mugabo yatangiye kumenyekana kubera gukora amashusho ari gusubiramo indirimbo z'abahanzi, ubundi akayashyira ku mbuga ze nkoranyambaga nka TikTok na Instagram. Uburyo yasubiragamo izi ndirimbo yigira nk'abakobwa, akazunguza amaso, cyane ko hari n'amashusho yajyaga hanze arimo azunguza ikibuno, byose bigatuma abantu benshi bakeka ko ari umutinganyi. Nimero ya 10 mu bantu baba barashinjijwe ubutinganyi, umuhanzikazi Oda Paccy. Oda Paccy muri 2019-2020 yari afite label bitaga Ladies Empire. So muri label havugamo ko yaryamanaga n'abantu yakoreshaga, harimo abahungu. Bamwe bavuga ko yabasabaga ko baryamana. Ejo bundi rero nabwo yago mu kiganiro yakoze asa nk'uri kumusubiza, nibwo yavuze ko yamenye Oda Paccy bwa mbere nk'umuhanzi, yongera kumenya Oda Paccy bwa kabiri amenya nk'umutinganyi. Urumva ko byashinzwaga nabyo harimo n'ubutinganyi. Nimero ya 11 turasanga umuhanzi Kevin, bigeze gukoranaho na Motion, nk'umumodo nyine, nk'umuntu uzajya umufasha kumurika imideli. Gusa nyine baje gutandukana, habayeho kutumvikana. Bimwe binakekwa ko bavuga ko byaba byarabaye ko bamusaba ko baryamana akabyanga, cyangwa se gukora ibyo batinganye bakora, we nyine Kevin akabyanga. Gusa nyine nawe arabishinjwa, cyane cyane nk'umuhanzi Zero Trap niwe ukunda akamushinja ko nawe ari umutinganyi, aryamana nabo bahuje ibitsina. Mu mwanya wa 12 tuhasangaho umuhanzi Andi Bumuntu, nk'umuntu nyine abantu bose bamurika imideli cyangwa bagerageza kugaragaza ubwiza bw'imyenda cyangwa bw'imyambaro. Akenshi bose nyine usanga bashinjwa ubutinganyi bitewe na Motion ko yabigaragaje Moses
akagaragaza nyine ko ari umutinganyi nyine byeruye, bituma n'abandi bakeka ko abantu bose nyine baba bamurika imideli bose ari abatinganyi. Ibyo bikunda gutuma andi umuntu bamufata gutyo, cyane ko nta n'umuntu uzi umukunzi we cyangwa se atari yamugaragaza nyine, icyo gituma nabo abantu baba bamwita ko yaba ari umutinganyi. Mu mwanya wa 13 tuhasanga umuhanzi Juno Kizigenza, we abamushinja ubutinganyi we babishingira ku kuntu aba ameze, cyane ko anasiga inzara nk'abandi bakobwa bose, akaba avuga ko abikunda. Kandi ikindi yavuze ko iyo umuntu yicishije bugufi abantu bose bamuvuga ibyo bashaka, gusa we yavuze ko nyine agomba kuvugwa kuko ni icyamamare, abantu bagomba kumuvuga. Iby'ubutinganyi byo ntabwo abyemera, anabihakana cyane rwose. Hanyuma ku mwanya ukurikiraho nimero 14 tuhasanga umuhanzi Young Grace, bitewe n'ukuntu yakunda gukora indirimbo ze n'ukuntu yakunda kugaragara nawe. Kesi ni kimwe n'iya Babu ndetse n'iya Lil Wayne cyangwa se ba DJ Brian, nawe n'ubundi ni imyambarire we niwe wazanye ibintu byo kwiyambarira gihugu, ukuntu umukobwa ariko ugasanga akunda kwiyambarira nk'abahungu, kandi nta kintu biba bimutwaye nyine, akaba ariko ashaka guhora nyine biva ko yagaragara, akagaragaza yuko n'icyo umuhungu yakora ndetse n'umukobwa yagikora. Byatumye abantu benshi batangira kuba batekereza ko nawe yaba ari umutinganyi, batangira kumushyira muri kategori y'abantu baryamana n'abantu bahuje ibitsina, ariko barabihakana cyane ko ari n'umubyeyi. Hanyuma ku mwanya wa 15 ari nawo mwanya wa nyuma tubafitiye, dusanga umuhanzi akaba n'umuvanzi w'imiziki DJ Mali. DJ Mali nawe yagiye ashinjwa cyane ibijyanye n'ubutinganyi, ariko akabihakana, avuga ko atari umutinganyi, gusa yemera ko yigeze gutetwaho n'umutinganyi, kandi ngo nta muntu bitarabaho keretse uwo batarahura, muramutse muhuye nawe yaguteta. Gusa nyine wakana ko ibintu by'umutinganyi byo uramutse ubimushinze bafite ikibazo cyo mu mutwe. Gusa we nyine avuga ati nk'umuntu nyine wahuye nawe, ibyo byamufasha aramutse yongeye guhura nawe yamenya nyine uko mwitwaraho. Ndabashimira, mwibuke gukora subscribe.